Reka dushimire Imana bavandimwe nanone kubw'uyu mwanya mwiza twongeye guhabwa n'Imana wo kugira ngo twongere twicare imbere y'ijambo ry'Imana riturondore, ritwereke aho duhagaze muri iki gihe, ritwereke intambwe dukeneye gutera, ritwereke umugambi w'Imana kuri twebwe kandi riduhe n'inshingano dufite, twereke n'icyatuma tuyisohoza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nejejwe nuko Imana yaturinze kuba twatangira ibi byigisho tukaba turiho tugana ku musozo. Ndagira ngo icyisho cy'uyu munsi kize kuza gushyira umusozo ku byigisho tumaze igihe twiga, birimo bitwereka imico y'abataje ariko twishingikije mu bana ba Yakobo, aho twabonye ko buri mwana izina rye rihagaze kuri buri rembo kandi tukaba turarikirwa kunyura mu irembo. Kugira ngo twemerwe kwegera ku giti cy'ubugingo bizasaba kunyura mu marembo. Mu yandi magambo, dukeneye kugira inararibonye nk'iyo nabo bagize kugira ngo natwe twemererwe kwegera igiti cy'ubugingo nk'uko nabo bazabyemererwa. Reka dusenge Imana mbere ko tujya mbere. Data wera Mwami Imana yacu ikomeye, tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi. Uduhe ubuntu bwawe kugira ngo aya magambo yawe tugiye kwiga aharaturwe mu ntekerezo zacu, atubere imihunda yo kuturya isataburenge no kugira ngo duhuguke cyane kubw'igihe duhagazemo, turusheho kwitegura Yesu ugiye kugaruka. Tugire umwiteguro w'imbere kandi wimbitse mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ku kintu gikomeye cyane. Iyo dusomye mu Rwambere rw'Abakorino igice cyaho cya 10 umurongo waho wa mbere kugera ku murongo wa 5, tuhabona ikintu kidasanzwe kandi icyo kintu nzi ko abantu benshi bakivuzeho. N'uyu munsi none tugiye kugikomozaho gatoya twigendera. Nta magambo avuga ngo abiseri batubereye akabarore kuko turinda gukora ibibi. Uyu munsi ndagira ngo tuze kureba ngo mbese ko turi kwitegura kwambuka Yorodani, ni bande biteguye, ni bande bagiye gusigara, kandi babarirwaga mu miryango y'Abisiraheli bitewe n'ikibazo cy'imico yabo no kudahinduka. Ni bande uyu munsi none bagiye gusigara? Hari amagambo avuga ngo bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije. Icyitonderwa, Abisirayeli ngo babatirijwe mu nyanja, babatirizwa no muri kiriya gicu. Byari bisobanuye ibintu bibiri. Ndagira ngo iki kintu cyumvikane neza. Umurongo wa 2, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose, bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga kandi icyo gitare cyari Kristo. Mbega ibintu bitangaje! Banywaga ku gitare cy'umwuka kandi icyo gitare cy'umwuka cyabakurikiraga cyari Kristo. Hari ibintu bibiri hano tubona yuko ngo babatirijwe mu nyanja, bakabatizwa no mu gicu cyari hejuru yabo. Bakorewe ibintu bibiri ngira ngo buri wese yumve neza. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga iki? Inyanja ni amazi nk'ibisanzwe, byashushanyaga kuba umuntu yabyarwa n'amazi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko igicu nanone tukizirikane, ni amazi ariko yaje mu buryo bw'umwuka, kubera yuko igicu nicyo gitanga imvura. Bivuze ngo kwari ukubyarwa n'amazi, bagakubitiraho kubyarwa n'amazi ariko mu buryo bw'umwuka, bihagariye kubyarwa na Mwuka Wera. Aba bantu bagakomeza urugendo rwo kujya mu butayu, ariko ibi bihamya bibiri babifite. Ndetse nta nubwo inzara yabishe, kubera yuko Imana bateganije ibyo kurya bagombaga gutungwa nabyo mu butayu. Nyamara umurongo wa 5, ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Abantu babatirijwe muri cya gicu twabonye, bakabatirizwa muri ya nyanja, bagasangira ku byo kurya by'umwuka, ariko ngo bisoje Imana itabashimye, nicyo gitumye barimbukira mu butayu. Biratangaje. Jya utinya abantu barimbukiye mu butayu ko harimo Huri, wagiye agakomeza amaboko ya Mose kugira ngo abamaleki barimbuke, ariko uwo nguwo akaba yarasigaye mu butayu. Jya utinya yuko mu bantu basigaye mu butayu, abantu bose bubatse ku kintu cyitwa ubuturo bwera. Abantu Imana yari yashyizemo umwuka wo kubaka ubuturo bwera, ikabaha ubwenge bukomoka mu ijuru, nabo ntabwo Imana yabashimye, basigaye mu butayu. Uyu munsi wa none ninde uzatambuka adatsindwa? Abakuru bari barabonye ubwiza bw'Imana bagera kuri 70. Abasore bari bazamukanye na Mose na Aroni igihe Imana yatangaga amategeko mu Kuva 24. Abo nabo ntabwo Imana yabashimye, barimbukira mu butayu. Hazarokoka nde noneho?
imiryango itarambutse Yorodani. Nicyo cyigisho dufite. Iyo usomye amagambo aboneka mu Baheburayo igice cya 4, Abaheburayo igice cya 4 uhereye ku gice cya 3 umurongo wa 16, hari amagambo avuga ngo, mbese ni bande bumvise bakayirakaza? Si abavuye muri Egiputa bose bashorewe na Mose? Aba ni abantu bumvise amagambo y'Imana ariko bigasoza barakaje Imana. Yarakomeje ati, kandi ni bande yagiriraga umujinya imyaka 40? Si abacumuye bakagwa intumbi zabo zigahera mu butayu? Tekereza ko abantu bataguye muri Egiputa ariko bakagwa mu butayu, ntibapfe bashaje, ahubwo bagapfa ari abantu bagezweho n'umujinya w'Imana. Ni bande yarahiriye ko batazinjira mu buruhukiro bwayo? Si abatayumviye? Kandi tubona ko batashoboye kwinjiramo kuko batizeye. Ijambo rivuze ngo ntago binjiye mu buruhukiro bwayo kubera yuko batizeye. Igice cya 4 umurongo wa 1. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nk'ahatarishyikira, kubera yuko batubereye akabarore ko kuturinda gukora ibibi. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo dutekereze cyane kuri iki kintu, kandi buri wese muri uyu mwanya Imana imuhe kongera gutekereza neza ku bugingo bwe. Uko turushaho kugenda tujya mbere, ibibwirizwa byinshi abantu barabibwiriza bati turi kwitegura kwambuka Yorodani, kandi buri wese aba yafashe icyitegererezo mu by'Abisiraheli. Nguko Abisiraheli bambutse Yorodani, niko natwe tugiye kwambuka Yorodani. Ariko ikibazo, impinduka zabaye mu kwambuka Yorodani abantu barazizi? Abantu bazongere bicare neza bige Bibiliya, kubera yuko amakuru bayifiteho ntabwo ahagije bitewe n'ingingo baba bashaka kubisanisha nayo. Abantu bati tugiye kwambuka Yorodani. Yorodani ikunda kugeranwa kenshi n'itegeko ry'icyumweru riba rigiye kuza muri iki gihe cyacu, rigahagarara hariya, abantu bakaba basabwa gutsinda icyo kigeragezo bakambuka bakagera i Kanani. Ariko reka nkubwire, Yorodani nubwo yaza, hari abantu batiteguye kuyambuka kandi bayihagaze imbere. Ndagira ngo dusome amagambo akomeye cyane aboneka mu gitabo cyo kubara igice cya 14 umurongo wa 26 kugera ku wa 30. Niho hari amagambo Imana yavuze iri kubwira abantu ngo nta muzagwa mu butayu. Bwa mbere tugomba kubanza kureba, hari itsinda ry'abantu ritarebwaga n'uyu muburo. Twize kubikomezamo mu cyisho kimwe turi kuvuga ku muryango wa Lewi, ariko reka twongere tubigarukeho kandi tubyimbikemo cyane kugira ngo iki kintu cyumvikane neza. Kubara igice cya 14 umurongo wa 26 kugera 30, hari amagambo avuga ngo, Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, nzageza he kwihanganira iteraniro ribi rinyitotombera? Numvise kwitotomba kw'Abisirayeli banyitotombera. Babwira uti, Uwiteka aravuga ati, ndahiye guhoraho kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye. Ibyo bari bavugiye mu matwi y'Uwiteka ni ibihe? Iyaba twaraguye muri Egiputa, aho ngo tujye i Kanani. Nicyo cyifuzo bari bafite. Intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu, ababazwe mwese. Iri jambo murizirikane cyane kuko riraza kuduha urufunguzo rwo kumenya ngo mbese umuryango wa Lewi waguye mu butayu nawe uri mu bantu bavuzwe cyangwa ntabwo urimo. Ababazwe mwese, abamaze imyaka 20 n'abayisagije mwese mwanyitotombeye. Ni ukuri ntimuzajya mu gihugu narahirishije kumanika ukuboko yuko nzabatuzamo, keretse Kalebu mwene Yefune na Yesuwa mwene Nuni. Ijambo ry'Imana ritugaragayije uburyo Imana yaciye iteka ry'abantu bari baragerageje Uwiteka. Hejuru ku magambo aboneka ku murongo wa 23, ijambo ry'Imana ritubwira inshuro Abisirayeli bari bagerageje Imana kugera kuri uriya murongo. Ijambo ry'Imana avuga ngo bari bamaze kuyigerageza ibihe 10. Nawe tekereza, mu gihe kitarenze umwaka Abisirayeli bari bamaze kwivovotera Uwiteka inshuro 10. Kugorana ntabwo bisaba igihe. Batangiye kwivovota ubwabyo bamaze iminsi 3 gusa bari mu rugendo. Ibi bintu byarantangaje cyane, nitegereza kwigomeka kw'Abisiraheli, ariko nabona yuko ari akabarore n'ishusho y'amateka bigomba kuba mu bwoko bw'Imana. Mbona turagoranye. Imana icyo yakora gusa ni ukudutabara. Inshuro ya mbere bigomekaga ku Uwiteka kuko ijambo ry'Imana avuga ngo bari bageze ahangaha bigometse ku nshuro ya 10. Bwa mbere ni igihe Farawo yabakurikiraga Abisirayeli, muzi yuko bitotombeye Uwiteka, bagatangira kubwira Mose bati, iyo wadukuriye iki muri Egiputa? Gukorera abanyegiputa ntacyo byari bidutwaye. Iyo yari inshuro ya mbere. Igihe baburaga amazi
aho bise ngo Imara, baritotombye iyo yari inshuro ya kabiri. Igihe Abisirayeli bivovotaga bavuga bati inzara iratwishe, ijambo ry'Imana rivuga yuko ngo n'abatware bitotombye icyo gihe, Imana ikabaha amana. Abisirayeli kwitotomba kwabo byari ibintu bisanzwe, ariko naratangaye cyane bigeze ku nshuro ya 10 Imana itakibasha kwihangana. Niyo mpamvu bavandimwe mbabwira, uburyo tugenda turwanya Imana intambwe ku ntambwe, twivovotera umutwaro itwikoreza, twivovotera ibihe tunyuramo, twivovotera kugendera mu nzira y'Imana, hari igihe bizagera ku mupaka ntarengwa. Inshuro z'Abisirayeli zari 10, izawe sinzi uko zingana. Inshuro ya 4 ni igihe baburaga amazi aho bise ngo Imeriba cyangwa se Refidimu. Inshuro ya 5 ni igihe Abisirayeli bahabwaga amategeko, muzi ko banze kujya kwitaba Uwiteka, igihe basabaga inyama. Imana ibyo bintu byose yari yabibaze, banze mana basaba inyama. Unyumvire nawe aba bantu, igihe baramyaga inyana ya zahabu munsi y'umusozi Sinayi, ubwo mubare, igihe Miriyamu na Aroni bitotomberaga Mose bakamugirira ishyari, ibyo bintu byose Imana yari yabishyize ku munzani, irareba ibona Abisirayeli n'ubwoko butagonda ijosi, ibona kubihanganira ntacyo bimaze. Igihe Nadabu na Abihu nabo bakoreshaga umuriro udakwiriye, iyi inshuro ya nyuma yaje ipfundikira agaseke k'Abisirayeli, kwari inkuru y'abatasi yaje itazanywe n'ikindi, ije kugira ngo itume abantu batajya i Kanani. Ibi bintu byakoze ibintu bibiri ngiye kuvuga. Icyambere, Abisirayeli bakimana kwanzura ngo ntago tuzajya i Kanani, Imana yise bambura ibintu bibiri by'ingenzi. Umuhango wo gukebwa wahise bawakwa, n'umuhango wa Pasika nawo bahita bawakwa. Bamaze imyaka 40 mu butayu, abana bose bavutse nta wakebwe, abantu bose bahari nta wariye Pasika. Kandi bisa n'ibyo byarabaye mu gihe cyacu, uretse ko byagiye bigaruka bifite indishusho. Imana tugiye neza kandi duhe gutekereza neza. Ariko ndagira ngo tuzirikane, niba ijambo ry'Imana ryavuze ngo ababazwe mwese muzarimbukira mu butayu, mbese niko abantu bose bari muri iyi si, niko abantu bose bakwiye guhorana ubwoba bwo kuvuga ngo tuzarimbukira mu butayu, bwo kwibaza ngo nakora ikintu gitoya narimbuka ibyo bintu bigashoboka? Hari abantu batagendera munsi y'iryo teka. Abo ndagira ngo tubazirikane. Icyambere, ni abantu batabazwe bakurikije imyaka 20. Nuramuka usomye neza igitabo cyo kubara igice cya mbere, uzasanga yuko abandi Bisirayeli bababazwe, icyakora Abalewi bo ntibabarwa. Abandi Bisirayeli babazwe bakurikije imyaka 20, ariko Abalewi bo babazwe bahereye ku mwana w'ukwezi kumwe. Ibi byashushanyaga iki? Ni amahirwe kuvukira mu rugo rw'abantu bubaha Imana, kubera yuko mu gihe abandi batangira kubarwa bamaze gukura, batangiye kwifatira ibyemezo, umwana muto yavukiye mu rugo rw'ubaha Imana ababasha kuba yabarwa n'ijuru yuko basha gukora umurimo, bamubara afite ukwezi, nk'uko n'Abalewi byabagendekeraga. Tuzirikana amagambo akomeye cyane aboneka mu Bakurambere n'Abahanuzi, paji 55 mu gitabo cya mbere. Hari amagambo avuga ngo Lewi nawe nta murage yabonye uretse imidugudu 48 yari itataniye hirya no hino mu gihugu. Nta murage yagenje ate yabonye. Ku bijyanye n'uwo muryango, nubwo babaye indahemuka kuri Yehova, ubwo indi miryango yagwaga mu buhakanyi. Umva impamvu umuryango wa Lewi utaguye mu butayu, kandi wumve n'icyo ushushanya. Niba ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko mwebweho mu ubwoko bwatoranijwe, uhite wumva yuko abantu b'Imana batabari munsi y'iteka ryo kugwa mu butayu nyine. Kubera iki? Kubera yuko n'umuryango wa Lewi wari waratoranijwe igihe abandi bose bari baragiye mu buhakanyi, bo ntabwo bagiye mu buhakanyi. Ku bijyanye n'uwo muryango, nubwo babaye indahemuka kuri Yehova, ubwo indi miryango yagwaga mu buhakanyi, ahubwo bakomeje umurimo muziranenge batorewe mu buturo bwera, maze umuvumo uhinduka umugisha. Uburyo umuvumo uhinduka umugisha ni gute rero? Buriya mureke mbabwire, niba hari inyiturano nziza itangwa, Imana yitura neza. Nimutegeze kugira ngo umuryango wari ufate icyemezo cyo kutaramya igishushanyo abandi baramije. Imana ibakorera ikintu gikomeye cyane. Bwa mbere, nubwo Abalewi batagiraga gakondo, Imana yararebye irabona na Simeyoni nawe nta gakondo azagira muri Isiraheli, icyakorera avuga ati Abalewi bo
kuko babaye indahemuka kuri jyewe. Ntabwo bagomba kubaho mu isi nta byiringiro bafite, ahubwo n'igihe gakondo yabo. Hahirwa abantu bameze gutya. Hahirwa abantu bafite Uwiteka aho gakondo yabo. Aba ntibazagwa mu butayu kimwe nk'abandi. Iki kintu tukizirikane cyane bavandimwe. Aba ntabwo bagwa mu butayu kimwe n'abandi. Cya kabiri, kimwe mu bintu byatumye iriya miryango irushaho kwigomeka ni uko inkuru z'abatasi zaje. Abatasi bose bari batumwe. Buri muryango wari watumye umutasi, wari ufite ibyiringiro byo kuza kwiringira amagambo y'abatasi bagiye. Ikintu kizagutangaza no ku muryango warewe nta mutasi wari watumwe. Byatewe n'iki? Bari biringiye Uwiteka byuzuye, ku buryo bari bazi neza ko igihugu ari kubajyanamo ari igihugu cyiza. Abantu bameze nk'aba ngaba badashidikanya amasezerano y'Imana ntabwo bazagwa mu butayu. Niyo mpamvu uzasoma yuko nta mutasi wakomotse mu muryango warewe ngo ajye gutata Kanani. Abatasi baturutse mu yindi miryango nibo baje bashidikanya iby'Imana kugeza ku rwego nyine namwe mwabibonyeho kugeza ubwo ishyanga ryose ririmbuka. Umuryango warewe ntabwo wigize ukomoka mu mutasi, ahubwo bagiye ku ruhande bumva yuko ibyabo byose biri buze gukomoka ku Uwiteka. Ndaratangaye cyane igihe nigaga iby'uyu muryango, nubwo ntabwo nshatse gukuraho ihame abantu basanzwe bizera yuko Kalebu na Yosuwa ari bo bageze i Kanani gusa, ariko mujye mwongeraho ku kintu kivuga ngo mu miryango yabazwe, kuko wari ntabwo wari urimo. Kuki Abalewi batavugwa? Impamvu amakuru yabo atagaragara nyine nuko batabarwaga. Buriya umuryango wari ushushanya abantu b'Imana batoranijwe. Muzige uburyo umuryango wari umeze. Ni abantu batambaraga nk'abandi bantu. Ni abantu imyambaro yabo ubwayo yabaga ari ikibwiriza gishobora gukiranuka kwa Kristo. Nawe niba imyambaro yawe ishobora gukiranuka kwa Kristo isanzwe wambara, umuntu ashobora kukureba akavuga ati uyu muntu koko yerejwe Uwiteka, ufite amahirwe yo kutazagwa mu butayu. Icya kabiri, ni abantu batoranyirizwa umurimo udasanzwe mu buturo bwera. Abantu Imana yaronse kugira ngo bamamaze ishimwe ry'abahamagaye, bashyirishe izina ry'Imana ku Bisiraheli. Niba nawe uri muri uwo mugabane ufite amahirwe, urugamba abandi bahangana narwo ntabwo uzahangana narwo. Bitewe n'iki? Bitewe no kugenda uko Imana ikuyoboye. Jya utinya abantu ise cyangwa se umubyeyi we cyangwa se undi muntu wa bugufi bwe, kubera umurimo yari yatoranyirijwe. Ibintu by'amasano byari bifite agaciro gake kugeza ku rwego rw'uko umurewi, umuntu wo mu muryango we yashoboraga gupfa kumushyingura bikanga. Uyu munsi wa none hari igihe dushobora kugeramo gushyingura abacu bikanga, kiretse waramije isi. Umuryango warewe rero niba tuwisangamo, ayo masano ntabwo azadutangira. Imana itugirire neza cyane. Ntabwo nshaka kuvuga byinshi ninda kuri uyu muryango warewe, ariko ubundi Imana yifuzaga iki? Yifurizaga iyihe ntumbero umuryango warewe abatanze? Kuki bataguye mu butayu? Bari barabaye indahemuka ku Uwiteka. Amagambo aboneka mu gitabo cy'Abahanuzi n'Abami paje 76 hatubwira uburyo Imana ikunda cyane umuntu b'indahemuka igihe umurimo wayo igeze mu ngorane, ariko kandi kanga urunuka umuntu yitererana. Maraki igice cya 2:5 kugeza ku wa 7 hari amagambo avuga ngo isezerano nasezeranye nawe ryari ubugingo n'amahoro. Bari kuvuga Lewi. Aba Lewi bari bashushanya nde? Bashushanya nyine hanyuma abantu bagomba kwegurira ubugingo bwabo Imana, bagasezerana n'Imana ubugingo ndetse n'amahoro. Ibyo ijambo ry'Imana avuga ngo nabimuhereye kugira ngo anyubahe, maze aranyubaha ahindishwa umushyitsi n'izina ryanjye. Abantu bahindishwa umushyitsi n'izina ry'Uwiteka bafite amahirwe. Itegeko ry'ukuri ryabaga mu kanwa ke. Itegeko ry'ukuri riba mu kanwa kawe. Wisuzume urebe, kuko niba uri ubwoko bwatoranijwe urebe niba uhagaze aha hantu. Kandi mu minwa ye nta gukiranirwa kwahumvikanaga. Mbega umuntu utangaje! Yagendanaga nanjye mu mahoro no mu byo gukiranuka. Yahinduraga benshi bakareka ibyaha. Umva uyu muntu ntabwo ashobora kugwa mu butayu. Abalewi baguye mu butayu nibo bwabo bizize. Kora n'abagabo 150 bari kumwe barizize. Mose na Aroni muzibuke neza yuko icyaha bazize batazize, yuko abandi bise nabo baguye mu butayu ngo bazize icyaha bakoze ku giti cyabo, kugira ngo wumve ko Abalewi batari bagaga n'iri teka.
Nadabu na Abihu nabo muzi ko bazize icyaha cyabo, batazize ngo abandi Bisirayeli ngo bagomye, oya, bazize ibyabo. Abalewi nyine bazira gukora umurimo nabi. Ako bavandimwe reke mbabwire, koko ngubu turi abantu b'Imana ariko tubura ibyiringiro kimwe nk'abandi. Umuntu yisuzumira ahangaha, icyambere nabanje arebe niba yaragiranye isezerano n'Imana ry'ubugingo n'amahoro. Kabiri, nabanza arebe niba yubaha Uwiteka kandi agahindishwa umushyitsi n'ijambo rye. Gatatu, narebe niba itegeko ry'ukuri riba mu kanwa ke kandi ahindura benshi bakareka ibyaha. Aricyo nshingano afite. Yavuze amagambo akomeye cyane avuga ngo kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge. Nta magambo y'ubupfapfa akwiye kuboneka mu kanwa k'abantu b'Imana, kandi abantu bakwiye kuba ari we bashakiraho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Naratangaye cyane igihe nasomaga amagambo aboneka muri Malaki igice cya 3, igihe intumwa y'Uwiteka ngo izabije ngo ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi, azacara nk'ucura ifeza, ngo azatunganya abahungu ba Lewi. Nibajije impamvu azatunganya abahungu ba Lewi, atazatunganya imiryango y'Abisirayeli yose, ahubwo nuko abakorera Uwiteka bakubiye muri uyu muryango witwa umuryango wa Lewi. Nubwo imiryango y'Abisirayeli yose twayize iraranga imico y'abantu b'Imana, ariko bose bakaba bagomba kwisanga mu kintu kimwe mu muryango wa Lewi, kuko bose bagomba kuba batoranyijwe n'Uwiteka. Imana yari yababwiye ngo nimuramuka mugenje mutya muzambera ubwoko bw'abatambyi. Yerekezaga ku muryango wa Lewi, ubwoko bw'abatambyi. Kuki Yesu Kristo naza ngo azicara agatunganya umuryango wa Lewi gusa niwo wonyine ukeneye gukizwa? Oya, ahubwo nuko ari bo bantu tubona bari bafite ibyiringiro mu Mana, bari baravuze yuko Uwiteka ariyo gakondo yabo mu isi ntayo bagiraga. Nibo bantu tubona bari barasize byose kubwo gukurikira Kristo mu gihe cya kera, nubwo nyuma baje kugoma, ariko uyu niwo mugambi Imana yari bafitiye. Iyo usomye amagambo Mose yabavuzeho, na magambo atangaje cyane. Gutegeka kwa 2:33 umurongo waho wa 8 turaza kugira ku murongo wa 10, murebe imibereho ibigomba kuranga abantu batoranijwe n'Imana, kugira ngo abantu hatazagira ikintu na kimwe kibasigaza kizatuma bateshuka ku nshingano Imana yabahaye. Yaravuze ngo kuri Lewi aravuga ati, Tumimu zawe na Urimu zifitwe n'umukunzi wawe, uwo wageragereje Masa, uwo wagishije impaka ku mazi y'Imeriba. Umurongo wa 9, Lewi yavuze se na nyina ati, umva icyo yavuze Lewi. Yavuze se na nyina ati, sinigeze kubabona. Wakibaza ngo Lewi ntabwo yigeze abona se na nyina? Kabiri, niyemera na bene se. Gatatu, ntiyamenya abana be ubwe. Kuko Abalewi bitondera ijambo ryawe, bakomeza isezerano ryawe. Kangarukira ahangaha. Ijambo ry'Imana rivuze ngo Lewi niyemera, ntiyavuze ngo se na nyina sinigeze kubabona. Nuko akimara igihe yamara guhabwa inshingano, yitaye ku muburo umeze nk'uwo Yesu yahaye abigishwa ngo umuntu wese ushaka kunkurikira niyange se na nyina n'abana be n'ab'imiryango ye, ahereka abone kugenza gute. Udashobora kwanga ibyo ngibyo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Lewi si uko yangaga se na nyina, ahubwo nuko yakoraga umurimo ku buryo umubyeyi we isano afitanye n'abo bose idashobora gutuma adakora iby'Imana ishaka. Abantu bameze gutya ntabwo bazagwa mu butayu. Igihe amasano y'imiryango yose umuntu yayashyize ku ruhande akajya mbere mu by'Imana ishaka, kuko ni kimwe mu bisigaza abantu. Icyama ibintu tukabyumva neza. Umuryango wa Lewi, reka tuwugarukiriza ahangaha kugira ngo tujye mbere mu cyisho dufite, turiho tureba ngo se ko twitegura kwambuka Yorodani, abantu bariteguye. Tumaze kuvuga ibyo abantu baguye mu butayu. Abo mu muryango wa Rubeni bose babazwe baguye mu butayu. Abo mu miryango ya Basimiyoni bande bose ba Yuda ba Dani, abantu bose babazwe uretse Yuda. Umuryango wa Yuda n'uwa Efurayimu niwo hasigayemo, muri Yuda hasigayemo Kalebu, mu muryango wa Efurayimu hasigaramo Yosuwa bonyine. Nibo bantu bonyine tubona mu babazwe bari barengeje imyaka 20 babashaga kujya ku rugamba. Ikindi kandi ku muryango wa Lewi nuko abantu Imana yavuze ko bazagwa mu butayu ari abantu bitwaga abanwanyi, kandi umuryango wa Lewi ntabwo wari wemerewe kujya ku rugamba. Bivuze ngo ibi ni ibihamya bigaragaza yuko umuryango ufite abantu batigeze barimbukira mu butayu, kireka bizize ku giti cyabo batazi icyaha cy'abandi muri rusange. Reka tujye ku miryango ya Isiraheli turi kubona uyu munsi wa none. Nubwo tuba twitegura kwambuka Yorodani, nubwo tubona hari ubwigomeke abandi b'Isiraheli bagize, nubwo tubona kugira ngo
rwose Imana bagende. Imyaka 40 byari ibintu biruhanyije. Igihe imyaka 40 yari irangiye, hari icyifuzo cyazamutse mu Bisiraheli. Buri iyo dusoma ngo Abisiraheli ngo bambutse Yorodani, hari igihe tujya tugira ngo imiryango yose uko ari 12 yarambutse. Icyo ni ikinyoma, rero ko tiga Bibiliya neza. Icyambere kigaragaza yuko tuba tutabyumva, imiryango 2 n'igice yari yarahawe gakondo hakuno. Mbese yari guhabwa gakondo yarangiza ikongera ikajya kwambuka Yorodani nanone? Icyo ni kidashoboka. Uyu munsi wa none ubwo duhagaze ku nkengero za Yorodani, turiho tubona akaga ka nyuma kadusatiriye. Hari abantu bazaba baranesheje ibintu byose, bazaba baracitse iteka ryo kugwa mu butayu, bazaba baracitse ubuhebe n'ubuhakanyi, bazaba baracitse ibintu byose, ariko igihe twenda kwambuka Yorodani tuyireba imbere yacu, bakitegereza aho bageze bakabona niho bakwigumira gusa. Basigajwe n'iki? Iyi miryango yasigajwe n'iki? Icyambere ngo baritegereje babona icyo gihugu gifite amasambu meza, babona gifite inzuri nziza zari zikwiranye n'imikumbi bari bafite. Bateshuka ku gihugu Uwiteka ashaka kubajyanamo, bajya muri icyo gihugu. Ijambo ryavuzwe kuri Rubeni, ndagira ngo Rubeni tumugarukeho gatoya kubera yuko umuryango we n'umwe mu miryango y'abantu basigaye ahangaha. Ijambo ryaravuze ngo abeho ye gupfa ariko abantu be babe bake. Gutegeka kwa 2:33 igihe Mose yamusabiraga umugisha, yaravuze ngo abeho ye gupfa ariko abantu be babe bakeya. Ikibazo cy'amatsiko, abantu ba Rubeni bagombaga kuba bakeya gute? Mbese mu miryango y'Abisiraheli abantu ba Rubeni nibo babaye bakeya? Oya, ntago ariko bimeze. Ahubwo yavugaga bagomba kwinjira muri Kanani bari bakeya, kandi nabo bari bagiye gukora umurimo bakagaruka mu gihe runaka. Aya mateka nayasomye arambabaza, mpita nibaza ndavugana, ariko abantu bamaranira ubutunzi muri iki gihe cyacu uyu munsi wa none, kandi bari ibyo bari baranesheje, kuko nicyo cyabasigaje ku nkengero za Yorodani, kandi nta teka na rimwe ryigeze ribabuza kwambuka. Jya utinya yuko aba bantu bari baracitse ibintu byabereye Shitimu, barabirokoka, ariko ikibazo kibikiye. Ikibazo kiba cyuko bagize icyifuzo cyuko babonye gakondo hakuno ya Yorodani. Ntabwo Imana yari yavuze ko bazarimbukira mu butayu, ariko nabo nibagira ubutwari bwo kwambuka Yorodani bitewe n'ikibazo. N'ikihe kibazo? Bari abantu bakunda Imana, bari abantu basoje urugamba imyaka 40 bayihanganiye, ariko ikibazo ntabwo babashije kwambuka Yorodani, kandi ntawe bibabujije uretse bo ubwabo. Uretse bo ubwabo bonyine, nta wundi muntu babujije kwambuka Yorodani. Icyambere abantu bagomba kumenya, hari igihe ibi dushobora kubyigisha bakavuga batari ko igihugu cyawe Rubeni na Gadi n'igice cy'umuryango wa Manase nacyo cyari kiri muri Kanani. Ariko ndagira ngo tubanze tuzirikane amagambo Mose yababwiye igihe bagiraga iki cyifuzo. Mose yababwiye ijambo ritangaje cyane, ababwira ati ariko muzanye ubwigomeke bwa bene wanyu bwo kugwandisha Abisiraheli ngo batajya muri Kanani kubera icyo cyifuzo bagize cyo kwigumira hakuno. Mose yarabirebye bibonamo umugambi wo gutuma abantu batakomeza kurangamira Kanani. Uyu munsi wa none abantu bakomeje kumaranira kwishakira ubutunzi, kandi bavuga yuko ari abantu b'Imana. Bazasoza batya, niko ijambo ry'Imana rigaragaje, ntabwo ari jyewe. Tekereza kugira ngo abantu be barokose biriya bintu byose, nta kindi kintu gisigaye kereka kimwe gusa, kwinjira mu buruhukiro. Atari ibikorwa byabo bizabahesha, ahubwo ari igitangaza Imana izakora. Ariko ubutunzi bw'akanya gato bukabasigaza hakuno. Umuntu ashobora kwibaza atari ko se igihugu bari barimo cyo ntabwo cyari Kanani? Ntabwo cyari Kanani, kuko iyo biza kuba Kanani, Mose niwe wakibahaye kandi yaranakibagabanyije. Ntabwo yakaba yarariza amarira menshi cyane avuga ngo Mana nkundira ngeri Kanani. Bivuze ngo aho bari bahagaze ntabwo ari muri Kanani, kuko Mose yarahagaze kandi Imana yamubwiye ko atazagera i Kanani. Bivuze ngo Mose ntabwo yageze i Kanani, nubwo yageze mu gihugu cya Rubeni ndetse na Gadi n'igice cy'umuryango wa Manase. Mbega itsinda ry'abantu ribabaje.
mu gihe abandi bari bafite imyiteguro yo kwambuka Yorodani, abangaba kuko bari baramaze kubona gakondo ntabwo byari bibashishikaje. Iki kintu tukizirikane cyane, ntabwo byari bibashishikaje. Hari abantu uyu munsi wa none twatangiranye urugendo kandi turi kugenda tugana ku musozo turi kumwe, bazakurwamo n'ikintu kimwe gusa, kubona gakondo mu isi kandi ku musozo. Ibi bizaba byarahitanye abandi, bo bazaba barabitambutse, amashungura yose azaba yaranyuze, azaba yarabaretse, ariko bazifuza nyuma kandi bifuze nabi. Bazifuza nyuma kandi bifuze nabi. Muvandimwe, ndagira ngo ibyifuzo dufite uyu munsi wa none byongere bihindukire, kuko duhagaze mu gihe kidasanzwe. Igihe abandi Imana yababwiraga ati mugiye kwambuka Yorodani, noneho nimwiyeze imitima, ibi ntabwo byarebaga abangaba kuko bari barabonye gakondo hakuno. Mu gihe abandi bahangana n'urugamba rwo kwezwa imitima, iyi miryango ibiri yo ntabwo icyo kibazo gishishikaje, kuko Imana yaravuze ngo bagombaga kwiyeza imitima ndetse n'umubiri. Uyu munsi wa none abantu bahanganye n'urwo rugamba hari abandi bitareba, kandi tubona hari ibindi bagiye banesha, ariko ukamureba ukabona ntabwo muri mu rugendo rumwe rwose. Ijambo ryavuze ngo abeho ye gupfa, ariko abantu bebe babe bakeya. Wakibaza ngo ko twize yuko aza ahagarariwe mu bwami bwo mu ijuru, byaje kugenda bite kandi turi kubona yuko yahawe gakondo hakuno? Turabigarukaho. Mu gihe abandi Imana yababwiraga ati mwebwe noneho mutegura ibyo kurya by'iminsi 3 bizabageza kuri Yorodani mwitegure kuyambuka, abandi bo ntabwo icyo cyabarebaga kuko bari barahawe gakondo. Mbega umuryango utangaje. Mu gihe abandi bari bafite ikibazo bavuga bati twe tugiye gukora ikisanduku y'Uwiteka, tugiye kugenda aho tuyoboye, tugiye kugenda muri uru ruhande, abandi ntabwo byabarebaga kuko bari bazi neza yuko bafashe gakondo hakuno. Mbega umugisha babuze. Nuramuka usomye neza kugira ngo wumve ibi ngibi ndi kuvuga, igice cya 34 cyo kubara, uzasoma yuko ngo batoranyije abagomba kuzagabanya Kanani bageze hakurya. Iyi miryango ibiri ntabwo uzigera ubona yuko izaba ihagarariwe n'abantu, kubera yuko bafashe gakondo hakuno. Bitewe n'iki? Bitewe nuko Rubeni twabonye yuko yari umuntu udahama hamwe kimwe nk'amazi, yafataga ishusho yaho ageze, nubwo hari ibyo yatambutse hari ahatarenga. Bitewe nuko gufata imyanzuro bimuvuna, bitewe nuko adahama hamwe kimwe nk'amazi. Gadi twabonye yuko nubwo hari ibyo atambuka, ariko urugamba rwo kurwanya icyaha no kurunesha agenda buhora agarukira hafi, agenda buhora akagarukira hafi. Imana tugire neza kandi turinde kuba muri iri tsinda. Bavandimwe, ibi byagiye bituma umuryango wa Rewubeni ubu umuryango wa mbere ugomba kujyanwa bunyagano mu miryango yose y'Abisiraheli. Bitewe n'iki? Guhabwa gakondo ahantu hatari mu gihugu cy'isezerano. Twavuze ku miryango ibiri, turaje tuvuge ku muryango wa gatatu, ubundi tugane ku musozo. Umuryango wa Gadi, muribuka yuko twabonye yuko iyi miryango Isiraheli y'amajyaruguru, abami benshi bagiye barimbuka barimo bagerageza gutabara umuryango wa Gadi. Muzasoma ibyabaye kuri Sawuli ari kugerageza gutabara abantu b'i Galeyadi, kwari ko bari abantu b'abanebwe, abantu kurwanya icyaha bivuna, babigendamo gakeya. Nubwo barokoka bimwe, hari ibindi batazarokoka. By'umwihariko ijambo ry'Imana ntabwo rivuga ngo hari mugiga yabateye irabica ngo bituma baguma hakuno. Ntabwo bahagumye ari intumbi, bahagumye ari bazima kubw'icyifuzo bagize cyo guhabwa gakondo hakuno. Ahantu Mose atari yifuje kuguma. Mbega abantu bazasoza nabi, mbega abantu bazibera inkomyi yo kwinjira muri Kanani. Ikibigaragaza niki? Ndajya mbabwira ibi bintu bibiri byabaye, muzirikane yuko Abisirayeli bari bamaze imyaka 40 nta Pasika, nta n'umuhango wo gukebwa. Ibi bintu byagombaga kongera kugaruka igihe bagombaga kuba bamaze kwambuka Yorodani. Abana bo kwa Rubeni n'abana bo kwa Gadi ntabwo iki gikorwa bari bagikorewe, kuko byabaye bamaze kwambuka kandi abana bari basigaye. Bizajya bigaragarira he yuko abantu badafite gakondo? Mwababyeyi mw'abana banyu
bazajya imico yabo izajya igaragaza yuko mufite gakondo cyangwa ntayo mufite. Uburere mubaha, nubwo mwakibwira ngo muri kugana mu bwami bwo mu ijuru, kuko icyifuzo muri kubakorera nk'abazaraga ubwami bw'isi bizajya bigaragara mu mico yabo, bibereka ko batakebwe mu mutima yuko arabo kwa Rubeni nyine, yuko uwo muhango batawukorewe, ntabwo bigeze bawukorerwa. Mu gihe abandi biseri bo barimo bakebwa mbere yuko binjira muri Kanani. Umuryango wo kwa Rubeni abana babo bari basigaye hakurya, n'abagore babo ntibariye kuri Pasika, bafatwaga nk'abahumanye muri Isiraheli. Yosuwa igihe yajyaga kubasezera bamaze kurangiza urugamba, ijambo ry'Imana rivuga ibintu bikomeye cyane yababwiye. Yaravuga ngo, yababwiye amagambo akomeye cyane ngira ngo tuzirikane. Ndagira ngo tubanze turebe impamvu yatumye iyi miryango ihitamo aha hantu. Abakurambere n'abahanuzi page 355 muri icyo gitabo cya mbere hari amagambo avuga ngo imiryango ibiri mu Bisiraheli, uwa Gadi n'uwa Rubeni ndetse n'igiciro cy'umuryango wa Manase bari barahawe gakondo yabo mbere yuko bambuka Yorodani. Ariko iki kintu uri kucyumva, niba tubona yuko gakondo cyangwa se Yorodani ihagarira ikigeragezo cya nyuma kigomba kugera ku bwoko bw'Imana, kandi akaba aricyo kibagenera ubugingo buhoraho nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, aba bantu bafite gakondo bayikomoye hehe? Ku bantu b'aborozi, ibibaya bigari n'amashyamba arumbuka by'i Galeyadi n'i Bashani byarangwagamo inzuri ngari z'imikumbi n'amashyo byabo byari bufite ubwiza bubakurura batashoboraga kubona muri Kanani ubwayo, maze iyo miryango ibiri n'igice yifuza kuba ariho yiturira. Naratangaye cyane iri jambo ngo barebye icyo gihugu babona gifite ubwiza batashoboraga kubona muri Kanani, bifuza kuhaguma atari mu gihugu cyasezeranijwe. Biratangaje cyane kubona abantu hari ibintu byo mu isi bashobora kugereranya n'ibyo mu ijuru. Inzuri zo mu gihugu cy'i Bashani, i Bashani muzasoma ibintu byahabaga mu gihe cya Kristo no mu gihe cya kera. Hari ahantu habicanyi, hari ahantu hateye ubwoba. Nyamara iyi miryango yifuje guhabwa gakondo hano hantu bitewe n'iki? Kuko ngo yararebye ibona ubwiza bwaho buruta ubwo muri Kanani ubwayo. Mbega ibintu bitagereranyika. Ni iki siri guha abantu kugeza ubwo bashobora kugurana ijuru bishigikirije kuri cyo? Ni iki siri guha abantu? Umva amagambo bavuze. Yasezeranye gutanga umugabane w'abantu muri yo bafite intwaro bagaherekeza abavandimwe babo kwambuka Yorodani, kandi bagafatanya urugamba rwose kugeza ubwo nabo bazinjira muri gakondo yabo. Bivuze ngo iyi miryango imaze guhabwa gakondo yasezeranye yuko nayo izatanga bamwe mu bantu bakajya gufasha bene wabo kurwana. Baragenda rwose barabafasha. Iyo nshingano biyemeje barayubahirije rwose, ariko barwanaga bazi neza yuko bazongera bakagaruka ntibahabwe umugabane muri Kanani, bagasubira iwabo hakuno. Ubwo iyo miryango 10 hinjiraga i Kanani, 44,000 by'Abarubeni n'Abagadi n'igice cy'umuryango wa Manase babanjije Abisirayeli kwambuka bafite intwaro, banyura imbere y'Uwiteka mu kibaya cy'Yeriko biteguye kurwana. Ibi barabikoze rwose, ntabwo turi buze kubibagayira kuko baragisoje rwose. Ariko ndagira ngo tuzirikane iki kintu. Mose yari yababwiye amagambo akomeye cyane, ababwira ati nimuramuka mudafashe icyemezo cyo kwambuka, ariko nimatambukana namwe bafite intwaro, bazahabwe gakondo muri mwe mu gihugu cy'i Kanani. Bivuze ngo igihugu bahawemo gakondo si igihugu cy'i Kanani. Babibujijwe nande? Babibujijwe nabo ubwabo. N'ibyifuzo byabo ubwabo nuko amaso yabo yararebaga akabona ibintu bahagazemo, akabona byanze bikunze aho hantu bageze ni heza kurenza i Kanani. Mbega icyifuzo! Nawe reba ibyo bari baratambutse bingana iki kugeza ubwo ibyo bagaragaye mu gihe cya nyuma, aho bari bamaze kugera bwa mbere bahageranyije na Kanani kandi atariho Imana yasezeranye. Umuntu ashobora kuvuga ati mbese ntabwo bari batuye i Kanani? Ibyo twabibonye kuko iyo baza kuhatura Mose ntiyari kurira asaba ngo Mana mfasha njye mu gihugu cy'isezerano, kuko aho ngaho bari Mose yarahageze. Umwiteguro twabonye abantu bari bafite kwari uko bagombaga guhabwa amabwiriza yo kwitegura ngo bakomeze urugendo igihe bambukaga Yorodani, mu gihe uyu mwiteguro uyu muryango utigeze uwugira. Hari abantu batiteguye kujya ku rugamba kandi turi kumwe mu rugendo. Ari abantu tubona bageze ku musozo w'inzira, nyamara kuko bamaze gufata gakondo hakuno bakaba batiteguye.
icyama iki kintu kikumvikana neza. Ntabwo bari basigaye batagifite ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe n'abari cyo sanduku. Isanduku yagiye hakurya ya Yorodani, bo baguma hakuno. Bivuze ngo bari babayeho batandukanye n'amategeko y'Imana. Byatumye umuryango wa Rewubeni, igihe bari bageze ku musozi witwa Gerizimu, naratangaye cyane. Imana yari yategetse itegeko rivuga ngo muzatangariza amategeko ku musozi wa Gerizimu n'umusozi wa Ebali, kandi muzabe muhari mwebwe n'abagore banyu n'abana banyu n'abato n'abari bari kwibere bagombaga kuba bahari. Ariko imiryango yasigaye hakurya ya Yorodani ntabwo yabashije kubahiza icyo cyifuzo, kuko bari baramaze kubona gakondo hakurya. Uyu munsi wa none hari abantu babashyitsi ku mategeko y'Imana. Hari abantu batiteguye kubahiza ibyo Imana yavuze bitewe n'amahitamo bagize, bitewe n'inyungu bari kubona mu isi bashobora kurutisha izo muri Kanani. Aba bantu bazasigara badasigajwe n'ikindi, basigajwe n'imitima yabo ubwabo, nta kindi kizabasigaza. Biratangaje cyane. Mu gihe abana b'Abefurayimu bari bahari bari kumva amategeko y'Uwiteka, abagore babo bahari, abagore bo kwa Rubeni na kwa Gadi n'abana babo bari basigaye hakurya. Aya mategeko ntibayumvise. Niyo mpamvu babaga ba mbere mu kujyanwa mu bunyage, nibo babaga ba nyambere mu kwica amategeko y'Imana, kuko ntibayamenye. Hari amagambo bavuze mu Makurambere n'Abahanuzi paji 342. Mbere yo kwigarurira umurage wabo, bagombaga kuvugurura isezerano ryabo ryo kuba indahemuka ku Mana. Mu kubihanangiriza guheruka kwa Mose, bari bategetswe inshuro ebyiri ko imiryango yose igomba guhamagarwa igateranira ku musozi ya Ebali na Gerizimu i Shekemu, kugira ngo bamenyeshwe amategeko y'Imana ku mugaragaro. Mu rwego rwo kumvira ayo mabwiriza, abantu bose uko bangana, atari abagabo gusa, ahubwo n'abagore ndetse n'abana n'abanyamahanga bari barimo, bavuye mu nkambi ya Gilugari maze bambukiranya igihugu cy'abanzi babo, bagera ku kibaya cy'Ishekemu hafi y'isangano ry'igihugu. Hano baravuze ngo atari abagabo gusa. Ubundi itegeko ryarebaga abagabo gusa, akaba ari bo bagomba kuzaba bazamuka bakajya aho Uwiteka yatoranyije, ariko bisabye n'abana n'abagore. Ariko abasigaye hakurya ya Yorodani, mbese mwasomye ko bambutse? Ijambo ry'Imana rivuga ngo bari basigaye ku mikumbi, basigaye mu mahema, ntago amategeko y'Uwiteka bayamenyeshejwe. Niyo mpamvu kuyacumira atari ikibazo nyine. Uyu munsi wa none abagabo mu rugo sibo bonyine bakunda Imana, mu gihe abagore n'abana amategeko batayazi. Barangiza bati dufite gakondo hakurya. Gute? Gakondo yabiri hakuno. Ujye mu gisuzuma, bizaye bibafasha. Ukabona umuntu n'umugabo w'umubwiriza w'ubutumwa bwiza avuga ko kuri Imana ni umukuru w'itorero, ariko ibyo avuga niwe bireba gusa, umugore n'abana ntabwo amategeko bayamenyeshejwe kuko bafite gakondo hakurya. Ku ijambo ry'Imana rivuze ntabwo bari bahari. Mbega imiryango iteye agahinda. Iyi miryango twayivuzeho bihagije. Ndagiye mvuga umuryango wa gatatu utaratuye muri Kanani, kandi nawo byatewe n'ikibazo cyawo nyine. Uwo ntabwo byatewe nuko utashakaga guturayo, oya, ntabwo ariko byagenze. Umuryango wa Simiyoni. Abakurambere n'Abahanuzi paji 55 haravuga ngo ubwo babaruraga Abisirayeli imbere yo kwinjira i Kanani, umuryango wa Simiyoni ni wari ugizwe n'abantu bakeya. Iki ni kimwe. Ubwo Mose yasabiraga Isiraheli umugisha, ubuheruka ntiyigeze agira icyo avuga kuri Simiyoni. Biratangaje yuko Simiyoni nta mugisha yigeze ahabwa na Mose. Ni ibintu bitangaje cyane. Ngira ngo buri wese azirikane, umuryango wa Simiyoni n'umuryango Mose atigeze asabira umugisha, kandi umugisha yabasabiraga kwari ugutura muri Kanani ubwaho. Nubwo yasabiye Rubeni agasabira na Gadi ntibikunde, ariko ntabwo yasabiye Simiyoni. Simiyoni ntabwo yari ateganijwe gutura muri Kanani, kuko Yakobo yari yavuze ngo nzabagabanya mu ba Yakobo. Naratangaye cyane, nubwo mu miryango y'Abisirayeli bose abantu batagira gakondo bari babiri gusa, bari umuryango wa Simiyoni ndetse n'umuryango wa Lewi. Nyamara umuryango wa Lewi ugira amahirwe umuryango wa Simiyoni utagize yo kugira gakondo Uwiteka. Baravuga ati nubwo turi abashyitsi n'abimukira twebwe, ariko gakondo yacu ni Uwiteka. Nababajwe n'abantu batagira gakondo mu isi, ariko nanone ntibayigira ari Uwiteka. Umuryango wa Simiyoni.
abo uyu munsi wa none ushobora no kubareba ukabona n'iby'isi ntabyo bagira, n'iby'Imana bitwa ko babigiyemo, nyamara nta gakondo bafite mu isi, nta Uwiteka atari na gakondo yabo. Umuntu wese yisuzume, umuntu wese uri muri iyi nzira yisuzume, arebe niba atagiye kuba nka Simiyoni. Byagendekeye bityo uyu muryango, baravuze ngo batura i Kanani. Aya ntabwo ari amagambo yanjye, wenda abantu batagira ngo ni impinduka twazanye ku byo baba basanzwe bamenyereye, ariko n'ubundi ibyanditswe tubyiga nabi. Ariko reka twumve. Batura i Kanani, uwo muryango wahawe umugabane muto cyane kuwa Yuda, kandi nyuma yaho imiryango nk'iyo yarakomeye yigarurira ibihugu bitandukanye, kandi tura hanze y'igihugu cy'isezerano. Batuye i Kanani. Ibi byabaga bivuze iki? Byabaga bivuze yuko barangamiye imana z'abanyamahanga. Imico yabo ntabwo yabemeraga gutura muri Kanani. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo umunyabyaha natura mu gihugu cyo gukiranuka azakorera ibyaha. Yesaya 26. Iki kintu kizirikane muvandimwe, kandi ndasaba Imana cyane kugira ngo ihishurire ubugingo bwawe ibanga riri muri ibi, bitazasuza nawe usigaye hakurya kandi wari usoje urugendo, utasigajwe na mugiga, utasigajwe n'inzoka zariye abantu, utasigajwe n'umuriro wisha abandi, utasigajwe n'ubutaka bwasemye bukamira abandi, ugasigazwa n'umutima wawe n'icyifuzo ugize cyo kwibera mu isi. Mbega imiryango iteye agahinda. Ijambo ry'Imana rivuga yuko igihe babaruraga amasekuruza yo kwa Simiyoni mu gitabo cy'ibyo ku ngoma cya mbere, ijambo riravuga ngo imiryango ya Simiyoni yakomeje kwaguka, igakomeza kugenda irwana, kugeza ubwo yaje kugera ku musozi Seyiri, abariho ibona ubuhungiro, abariho ibona aho gutura. Mbese ninde wari utuye ku musozi Seyiri? Yari Esawu. Bivuze ngo byaje kugera ubwo bagira imibereho imeze nk'iya Esawu, bateraga umugongo isezerano ryo kuraga ubugingo buhoraho, batera umugongo gakondo y'Uwiteka, batera umugongo igihugu cy'isezerano, baba abashyitsi ku masezerano y'Imana. Mbega imiryango iteye agahinda. Hari ibintu bibiri nshaka kuvuga nsoza byaranze iyi miryango. Icyifuzo abarubeni n'abagadi bari baragize cyo kwigumira hakurya, nicyo cyifuzo kuko gakondo bayihawe hamwe Loti yifuje igihe yatandukanaga na Aburahamu. Bivuze ngo imibereho yabo ntaho wayitandukaniza n'imibereho ya Loti, kandi umusozo wabo ntaho uzawutandukaniza n'uwa Loti. Mbese Loti yasigaranye nde? We gusa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo Rubeni abeho ye gupfa, ariko abantu babe bake ku bw'icyifuzo yagize cyo guhabwa gakondo hakuno. Aho hantu nyine mu kibaya cy'Imowabu niho Loti yari yitegereje, arambura amaso arareba, aravuga ati ahantu ndabona ari heza kuri iki kibaya cya Yorodani. Ku bw'izo mpamvu ngo ahitamo ahantu heza kurenza ahandi, mu gihe ngo Aburahamu ngo yahisemo ahantu heza kurenza aho Aburahamu yagombaga kumusigira. Niko n'iyi miryango yahisemo ahantu hitwa ko habaye heza ngo kurenza ahandi hose muri Kanani. Niko twabisomye. Ariko umusozo wabaye uwohe? Mwawubonye namwe. Igihe twitegura kwambuka Yorodani, hari abantu batiteguye kwambuka nubwo basoza urugendo, nubwo tubona hari ibyo batambutse. Umuntu wese akeneye kongera kwisuzuma. Kuri buri ntambwe hari umutego muvandimwe. Imana ikubashije kongera gutekereza. Icya kabiri, umuryango wasigaye wari uwa Simiyoni waragiye ujya gutura kwa Esawu i Seyiri. Bivuze ngo imibereho ya Loti n'imibereho ya Esawu niyo yongeye kwigaragariza muri iyi miryango. Kandi muzi yuko abo bantu bombi batigize bagira umugabane ku masezerano yo kuragwa Kanani, bitewe n'ibyifuzo byabo byo guhitamo. Amahitamo ari imbere yawe, isi iri imbere yawe, ariko na Yorodani irahari. Nugira ubutwari ukagira umwete kimwe nk'uw'abandi wo kwambuka Yorodani, uzagira imigisha ikomoka muri ibyo ngibyo. Niba uri umugabo, uzagira amahirwe y'uko abana bawe uzabayobora mu nzira yo gukiranuka, nabo bagakebwa kimwe nk'abandi. Niba uri umubyeyi, uzagira uwo mugisha. Ariko kandi niba utari muri uwo murongo, nta kindi kintu cyakorwa uretse kimwe gusa, Imana igufashe kugira ngo imyumvire yawe ihinduke. Yorodani iri imbere yacu, kandi indirimbo iravuga ngo nubwo isumira hose twitegure tuyambuke. Ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe natwe tugomba kugendana nacyo. Ndagira ngo tuzirikane iki kintu gikomeye cyane turiho tugana ku musozo. Igihe Yosuwa ngo yarebaga abarubeni n'abagadi batashye, ngo yagize agahinda gakomeye cyane gatewe n'iki?
amagambo ari ku ipaji ya 436 abakurambere n'abahanuzi yaravuze ngo noneho bari bagiye gutura kure y'ubuturo bw'Uwiteka. Umvira ijambo, bari bagiye gutura kure y'ubuturo bw'Uwiteka, maze Yosuwa abonye kugenda kwabo biramubabaza cyane. Byari kumubabaza bite iyo baza kuba batuye i Kanani? Ntabwo ariho batuye. Hari abantu uyu munsi wa none bafite imibereho iteye agahinda, bazafasha abandi kwigarurira Kanani, bazafasha abandi kugira umwiteguro wo kujyayo, nyamara bo nta gakondo bahafite. Biramubabaza cyane kubera yuko yari azi neza ko bazasakirana n'ibishuko bikomeye cyane muri ubwo buzima bwo kuba bonyine no kuzerera, ko bazakurikiza imigenzo y'imihango y'abapagani yari ituye ahabakikije. Iki kintu Yosuwa yari yakibonye, kandi niko byagenze. Uyu musozo niko byabagendekeye. Icyakora bake bo muri iyi miryango barabonetse, nk'uko twabonye ko yakurikije icyitegerezo cya Loti, gahitamo aho Loti yahisemo, yibwira ko ariho heza kurenza muri Kanani. Aburahamu we Imana yari yamuhaye. Umusozo Loti yagize nawe n'umusozo bagize. Loti yasigaye wenyine, atagira umugore, atagira abana. N'aba bagabo nabo bagiye muri Kanani bagiye kurwana, batagira abagore, batagira abana. Icyakora hari abazaboneka nk'uko twabibonye, ariko si ngombwa yuko imiryango isenyuka bitewe n'amahitamo abantu bagize aka kanya. Imana iduha imyumvire myiza. Ubwo tubona ko hari ibyifuzo abantu bari kugenda bagira byo kwigumira hakuno, kandi bari Abisiraheli badasigajwe na mugiga n'ibyorezo, badasigajwe n'ibindi bintu keretse ubwoba bwo mu mitima yabo no kudahama hamwe nk'amazi, no kutarwanya icyaha ngo bamareyo. Imana ikurinde yuko waboneka muri iryo tsinda, kandi ubwo twabonye yuko bamwe muri aba bantu bagomba kwihana bagahinduka, nawe guhe guhagarara muri uwo mwanya mu izina rya Yesu. Mureke dusenga Imana. Turagushimiye Data wera, tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi, uhabwe icyubahiro. Udukunda twese, ntiwifuza ko n'umwe kuba yarimbuka. Nyamara tubonye yuko hari imiryango ititeguye kwambuka Yorodani bidaturutse ku kuba iyo miryango hari iteka igendera munsi y'uko bazarimbukira mu butayu, bidaturutse ku kuba hari icyago cyaje n'icyorezo ngo kibakureho, ahubwo biturutse ku kwifuza kwabo kw'imitima yabo. Nta ntambara yarwanywe, ahubwo bari kubona iby'isi bakabirutisha ibyo muri Kanani. Uturinde kuba nk'iri tsinda. Abameze nkabo muri twebwe ubahindurira umutima, kugira ngo natwe dufatanye n'abandi kwitegura kwambuka, ngo twishimire kugabana Kanani yo mu ijuru, kuko nirushaho kuba nziza. Ubitubashije mu izina rya Yesu, amen.